Hashize ibinyejana byinshi abantu bibaza ikibazo kigamije kumenya iyatahukana intsinzi mu murwano wahuza ibihangange bibiri byo mu mazi ari byo imvubu, ikaba inyamaswa y'inyamahane menshi, n'ingona ariyo mpigi nyafurika irangwa no kwihangana. Zombi zizwiho ubukana bukakaye, zikagira ibigango ndetse zikaba zizirana n'icyazivogera iyo kiva kikagera. Ariko se byagenda bite mu gihe zakwihurira imbonankubone mwihangana? Ni iyihe yahiga iyindi? Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Mu gutangira mureke tubanze tuvuge gato kuri buri yose, duhereye ku ngona. Ingona ya Nili muri siyansi ikaba yitwa Crocodylus nauticus, ituye mu migezi n'ibiyaga byo hirya no hino muri Afurika. Ingona ni inyamaswa ihiga yonyine, igakoresha uburyo bwo kubikira, gutegereza igihe kirekire cyane no kuvumbuka igacakira umuhigo mu buryo buteye ubwoba. Ku rundi ruhande tuhafite imvubu, ariyo Hippopotamus amphibius muri siyansi. Zibana mu matsinda, mu cyongereza yitwa pods, mu migezi n'ibiyaga byo muri Afurika. Ku manywa imvubu ibiri mu mazi, byagera nijoro igakubuka ikajya kurisha ibyatsi ku butaka. Igenda ibirometero byinshi ishakisha ibyatsi byinshi kandi bitoshye. Mureke noneho tugereranye imvubu n'ingona duhereye ku mbaraga z'umubiri. Buri yose muri zo ifite imbaraga nyinshi cyane, ariko kandi buri yose ku giti cyayo ikagira imikorere n'imiterere ihuje neza n'uburyo bwayo bwo kubaho. Imvubu y'ingabo nkuru ipima ibiro biri hagati y'1,500 n'ibihumbi 3,200, ikagira uburebure buri hagati ya metero 3 n'eshanu kuva ku zuru kugeza ku murizo. Umubiri wayo uratsindagiye cyane, bigatuma igira ingufu nyinshi n'umuvuduko utayikekera mu mazi, kandi ikaba ishobora gushwanyaguza amagufwa ihekenya inshuro imwe gusa. Noneho twerekeza amaso yacu ku ngona. Ingona yo muri Nili ni ntoya uyigereranyije n'imvubu, kuko ipima ibiro biri hagati ya 220 na 750. Ariko kandi ifite imbaraga n'inzasaya zihambaye, ndetse ikagira kwihangana bifasha kwihambira ku rugamba kugira ngo irwanye icyagerageza kuyivogera mu ifasi yayo icyo ari cyo cyose. Kugeza aha tubonye ko imvubu ariyo nini, ikaba itsindagiye kandi ikaba ibyaza umusaruro umubyimba wayo kurusha ingona. Ariko ingona nayo irakomeye cyane kubera ko itajya iva ku bintu, kandi ikaba ishobora kwihanganira kumara umwanya munini iri kurwanya umwanzi. Noneho turebe tekinike za buri yose ku rugamba. Kubera ko n'ubusanzwe ingona itungwa no kwica izindi nyamaswa ikazirya, bituma igira ubunararibonye mu kurwana, kubera ko iba yarahanganye igatsinda inshuro utabara. Ibyo biyitoza ubuhanga bwo guhiga ntagereranywa. Zihora ziyitoza kwihisha no kubikira umuhigo. Nanone kandi kubera ko ingona ari inyamaswa ihiga ari imwe, hari igihe zirwana hagati yazo zipfa ko imwe yavogereye iyindi. Muri make ingona ni umurwanyi umenyereye urugamba. Imvubu zo zibana mu matsinda, zikunda kurwana hagati yazo, buri yose ishaka kugaragaza ko ari igihangange, cyangwa ingabo zikarwana zipfa ingore. Ingabo zirarwana zigakomeretsanya cyane ku buryo amazi usanga yuzuye amaraso. Zirumana nta mbabazi namba. Imirwano yazo ntikenera tekinike zihambaye, ahubwo cyane cyane zikoresha ibibaraga, zikasama zitanguranwa gushingana imikaga. Kuva kera na kare, abenshi mu bamenye imvubu n'ingona ntibahwemye kwibaza ngo ni iyihe yanesha iyindi biramutse birwanya. Ntibitangaje rero kuba abakurikiye Inyamaswa TV nabo baribajije icyo kibazo. Wowe gusa ubanza urebe ko wakoze subscribe, maze ubundi nze mbitature. Mu by'ukuri inshuro izi nyamaswa zombi zagiye zihurira mu murwano, hari ubwo imvubu yesuraga ingona, ubundi nabwo ingona igahabya imvubu. Ibi ahanini bishingira ku ngano ya buri imwe, ubukure, aho buri yose yakuriye n'izindi mpamvu. Ariko hari icyo ukwiriye kuzirikana. Muri iki gihe amategeko mpuzamahanga arengera inyamaswa abuzanya guteranya inyamaswa ugamije ko zirwana ngo ari ukwishimisha. Kirazira kikaziririzwa. Ariko nubwo bibujijwe, ntibibuza abantu gukomeza kubitekereza mu mitwe yabo. Ni iyihe ikaze kurusha iyindi hagati y'imvubu n'ingona?
Nyamara kuba hari ahantu hari ikidendezi cy'amazi hazategurwa umukino, maze umwe akazana imvubu ye yariye neza, undi akazana ingona ye yamenyereye urugamba, hanyuma bagahuza imbaga ngo bihere ijisho uko zesurana, ntuzapfa kubibona. Nuramuka ubibonye uzihutire kubimenyesha inzego z'ubuyobozi kugira ngo icyo kibazo gikurikiranwe. Uretse n'ibyo ariko, hari indi mpamvu ituma bizagorana kubona intambara y'imvubu n'ingona. Ubusanzwe izi nyamaswa zombi ziturana mu gace kamwe muri Afurika kandi zikaba zifite uko zisangira ibyiza byaho nta muvundo. Imvubu zibera mu migezi no mu biyaga kandi aho ni naho dusanga ingona. Muri make zirahorana. Ku manywa ingona ikunda kuva mu mazi ikajya kota izuba ku nkengero. Muri icyo gihe imvubu zo zikunda kuba ziri mu mazi kugira ngo zirinde uruhu rwazo kwicwa n'izuba. Iyo bigeze nijoro, imvubu zirakuka zikajya kurisha ibyatsi ku ntera yitaruye inkombe y'amazi. Aha ni mu gihe ingona yo itungwa n'inyama z'inyamaswa ifatira mu mazi cyangwa ahegereye inkombe zayo. Kuba zidahuje ifunguro ni impamvu ituma zitagirana amakimbirane. Imwe irya ibyatsi, indi ikarya inyama. Rwose muri Afurika ni kenshi uzabona imvubu n'ingona mu kidendezi kimwe cy'amazi. Hari ubwo zishobora kurwana ariko si ibintu biba bikaze ku buryo imwe iba igamije kwica indi. Ni bya bindi bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe gusa. Kandi rero ntuzishinge twa tuvideo twakozwe na AI. Ni ngombwa ko tubisubiramo ko guhuza inyamaswa ngo zirwane bihanwa n'amategeko. Iyi video igamije gusa kugereranya ubushobozi bw'izi nyamaswa zombi aho kuzihanganisha ngo imwe ihababarire cyangwa bibe byayiviramo urupfu. Ibyo bihabanye n'indangagaciro za Nyamaswa TV n'amategeko ya YouTube ubwayo. Ariko nyine reka duse nk'abareba rwambikanya hagati y'imvubu n'ingona. Ni iyihe yatsinda indi? Zombi zifite amagara mazima, zariye neza kandi zifite imyaka y'ubukure. Imvubu ifite uruhu rufite paseri nini ku buryo byagora ingona kurucengezamo iryinyo ngo ripfumure rigeremo imbere. Uruhu rw'imvubu ntoya ntiruba rwakabyimbye, ariko aha turi kuvuga iyakuze bihagije. Ingona niyo igiye gutangiza urugamba, bityo yikinze ahantu ku nkombe y'uruzi maze ica igico. Imvubu ikihahinguka, ingona iravumbuka maze imvubu yikangamo gakeya. Nubwo uruhu rw'ingona rutagaye, ruriho amagaragamba akomeye ku buryo adapfa gupfumurwa n'ikibonetse cyose. Ikindi kandi, ingona ifite ingingo zumutse n'umurizo ukomeye cyane, ariko ukizunguza vuba vuba. Ibi bituma ingona igira umuvuduko urenze uw'imvubu mu mazi kuko ishobora koga ku muvuduko wa kilometero zirenga 20 ku isaha, mu gihe imvubu yo igendera kuri kilometero zitarenga 8 ku isaha kandi ikabikora igenda mu ndiba yo hasi, ubundi ikongera ikidunda ikamara akanya gato hejuru kuko itazi koga. Iyo bigeze ku butaka, imvubu nayo yigaranzuye ingona ku muvuduko wa kilometero 30 ku isaha ku ntera ngufi, mu gihe ingona yamariyemo igeza nko kuri kilometero 17 ku isaha kandi ku ntera ngufi. Ubwo rero birasaba ko umurwano wazo wabera mu mazi magufi yegereye inkombe kugira ngo atagira igira icyo yireguza. Mureke noneho turebe intwaro za buri yose, ni ukuvuga amenyo, inzasaya n'imbaraga ziri mu maguru. Amapwene y'imvubu ashobora kureshya na santimetero 50, mu gihe amenyo y'ingona ari magufi ariko akaba atyaye nk'ibigembe by'amacumu. Imbaraga zo kuruma z'ingona zishobora kugera kuri PSI 3700, mu gihe izi mvubu zagera kuri PSI 1800. Aha byumvikana ko ingona iruma ikababaza, ariko imvubu nayo ikaruma mu buryo buyoroheye kurushaho kuko akanwa kayo gafunguka cyane. Birasama igakabya. Ikindi kandi, imvubu ihora mu myitozo yo kurumana n'izindi mvubu. Ishobora kumara umwanya munini yasamye itegereje gukacura. Biragaragara ko ingona iramutse ibyiyemeje ikaruma imvubu iyitunguye yayishegesha cyane. Ariko bigeze mu murwano w'imbonankubone, ingona byayibana ibibazo. Ingona y'ibigango n'amaguru ameze nk'ibyuma byakugora kuyikura mu menyo mu gihe yagufatira hagati y'inzasaya zayo. Igukubise ku bw'amahirwe ikaguhusha, yagusigira ibisare bizatinda gukira. Iyo niyo ngona.
Ku rundi ruhande hari indi nyamaswa nini cyane ifite ingufu nyinshi ku buryo kukugwira cyangwa kugukandagira byaba bihagije, usibye noneho kwasama nk'umukasi ikagukubita mu nzasaya zayo rutura uko waba uri munini kose. Iyo ni imvubu. Aho tugeze aha sinzi niba nawe wumva neza ko urubanza rwabuze gica. Abantu bita ku nyamaswa ziba mu bigo batubwira ko hari igihe ingona ihubuka ikaruma imvubu ikayitera igisebe bishobora no kurangira kiyihitanye. Ariko iyo itayihamije neza, ingona bisaba guhungira kure hashoboka kuko nayo iba ishobora gutakaza ubuzima mu masegonda akurikiraho. None se twanzura iki? Ni iyihe yahabya iyindi bibayeho ko ingona n'imvubu bihurira mu murwano w'imbonankubone? Wowe urabitekerezaho iki? Bitubwire muri comment section. Abahanga benshi bemeza ko icyavamo gishobora guhindagurika bitewe n'uburyo buri yose yakoresha imirwanire yayo muri ako kanya cyangwa se icyo bita amahirwe, uko buri yose yaramutse. Kuba imvubu ziba mu matsinda bizifasha guhora zitoreza kuri ngenzi zazo. Kuba ingona ihiga yonyine bisaba gukoresha uburyo bwizewe ku buryo umurwano umara igihe gitoya gishoboka. Ku bw'ibyo byose byagorana cyane guhagarara ku maguru yombi gutangaze ko intsinzi y'agatangaza itaje ku ruhande uru cyangwa ruriya. Izo mpaka z'urudaca nta kindi zimara uretse gukomeza kwamamaza ibigwi n'ibirindiro bya buri yose muri izi nyamaswa, ari nako zirushaho gukururira ibihumbi by'abafana inyuma yazo bitewe n'iyo buri yose yiyumvamo kurusha indi. Ngaho nawe tera comment igira iti ingona cyangwa se imvubu, clock cyangwa hippo, bitewe n'icyo wumva gikaze kurusha ikindi. Ni amahitamo yawe. Yaba igihangange cyuje amahane mu mazi no ku nkombe cyangwa umuhigi nyambukiranyamigabane ugenda uwumwe, izi nyamaswa zombi ni urugero rwiza rwo kwirwanaho n'imbaraga. Uburyo dukomeza kuzishyamiranya mu mitwe yacu nta kindi bimara uretse kuzongerera ubwamamare mu bwami bw'izindi nyamaswa. Murakoze kureba.